Kubaha ikaze mu kiganiro amasaziro muka duhana ikaze Pasiteri Juste Gatanazi. Pasiteri ni karibu muri studio zacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kumpaye ikaze kandi duhaye ikaze abantu bose bari hamwe natwe muri kino kiganiro muri aya masaha. Murakoze cyane. Iminota yacu zukuntu yihuta rero n'ubundi twacunguza uburyo umwete mugasenga Imana tugatangira. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kuko uri Imana itagira itangiriro kandi ukaba uri Imana itagira n'iherezo. Turagushimiye kuko werekanye urukundo dukunda ubwo Yesu adupfiraga tukiri abanyabyaha, kandi Yesu yabaye umuhuza wacu nawe, atwunga nawe, kandi byose byabereyeho kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Mana nushimwe muri kino kiganiro rero, udukoreshe, turabikwemerera, duhindura akanwa kawe, amaraso Yesu adutunganye kandi umwuka wera atwuzure kugira ngo adukoreshe ibyo ushaka. Dusengeye n'abantu bose baduteze amatwi kugira ngo nabo umwuka wera bane nabo abahe kumva ibiturutse kuri wowe no gusobanukirwa ibivuye kuri wowe, kandi umwuka wera adukuze atugeze ku rugero rukwiriye binyuze mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Pastor, ubushize twakoze ikiganiro dusanga ari byiza ko twakora be yacyo, kandi koko ntago twari twarangije kubera ko twavuze ibintu biranga cyangwa se bigaragaza imvugo umukozi w'Imana, nkuko dukunda kubivuga umuntu ni umukozi w'Imana, ariko tubisanga mu buryo butatu. Ngira ngo irihishurirwa nkuko wari tweretse, twabonye ko hariho umuntu twita umukozi w'Imana koko ari we, kandi hari n'uwo twita umukozi w'Imana kandi atari we, bitewe n'uko amaso yacu yarebye nabi, turi kubireba nabi. Akabaho n'uwo tutita umukozi w'Imana kandi ari we, nanone twe tukabyitiranya tukareba nabi, nyamara uriya muntu ni umukozi w'Imana, ariko twebwe tuzi ko umukozi w'Imana ari uwundi. Aha twabivuzeho uko ari bibiri, dusanga umuntu witwa umukozi w'Imana kandi atari we ntabwo twabivuzeho, cyane cyane ko twakiriye na komenti z'abantu bakunze kwibaza cyane ku muntu umeze utya, babona ko atari umukozi w'Imana, bakaba bashyira abantu mu gatebo kamwe ko abantu benshi atari abakozi b'Imana, bitewe n'uko babonye abantu baburaho iyi mbuto yo kuba umukozi w'Imana. Ngira ngo twaje no gusubika twiyemeje ko tuzanagaragariza abantu n'ibindi bintu bishobora gukorera Imana, byakorera Imana kandi atari abantu. Ngira ngo naho ngaho ndatekereza ko ufite umuzingo aho ngaho, watuyoboza ijambo ry'Imana tugasa nk'abanyuramo n'ibyo twavuze, noneho tukinjira muri insanganyamatsiko y'uyu munsi. Murakoze cyane, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana rishobora kuza kutuyobora muri kino kiganiro cyacu, nubwo tushobora kuza gusoma n'indi mirongo hagati mu kiganiro, ariko nifuje ko twasubiramo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 25, twahera ku murongo wa 31 tukageza ku murongo wa 46, hanyuma tukabona kuza gukomeza kuganira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'intumwa Matayo, igice ni cya 25, twasoma duhereye ku murongo wa 31 hanyuma tukageza ku murongo wa 46. Reka dusome. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bw'abatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Ubu ngubu ntibaje mu bwoko bw'abantu babandi bakorera Imana ariko batazi ko bari kuyikorera. Abo ni abakozi twe tutita ko ari abakozi b'Imana. Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwama icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira,
nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Amen. Amen. Aya magambo ni yandi abantu benshi twarayumvise duhinda umushyitsi, kubera ko twasanze hari abantu babyitira, Yesu yagaragaje ko babyitiranyije. Yego yego. Kandi no muri izi nteruro eshatu twavuze, ari abakozi b'Imana, ari abakozi b'Imana by'ukuri, abo twita abakozi b'Imana kandi atari bo, nabo tutita abakozi b'Imana kandi ari abakozi b'Imana. Ahangaha izi mvugo nazo zigaragaza ko abantu ari igihe tubyitiranye. Wabibonye se? Harambwe ati ntago twakubonye ngo tugukorere. Harabaye mubwiye hano. Barisobanura. Abandi bati twaragukoreye ariko twebwe ntabwo tuzi tukubona ngo twarakoze. Ntabwo twatuzi ko ari we twakorera. Ntabwo ari we twakoreye. Ntabwo twakoreye abantu bari badukeneye gusa, ariko ntabwo ari we twakoreye. Ntabwo wari umurimo. Harabwira ati ariko burya ninjye mwabikoreye. Babandi banze gukora batari ko burya ninjye mutabikoreye. Bati karatari wowe. Bati ntabwo yari wowe. Burya yari umuntu twarimbanye muri korali bafunze, yari umuntu twari duturanye muri karitiye, wari urwariye mu bitaro, yari inde. Yesu ababwira ati burya rero yari njyewe. Baraze bari Yesu bati. Barani ba Yesu bati. Barani ba Yesu bati. Twari tuzi ko ari umuntu ra. Ko bari tuzi ko ari umuntu. Babaye ba Yesu bati. Naho hano hari ikibazo gikomeye cyane. Aha. Mbere yuko noneho tuza kureba uyu muntu, kuko twabivuzeho ubushize, sa nkongera wibutsa abantu, no kubera icyo abantu twitiranya, tugitiranya. Tuze kuza kubona ukuntu twinjira noneho kuri uyu muntu twita umukozi w'Imana. Tubona ari we, ariko wanabisomye kugira ngo tuze kubyinjiramo neza nyine, ariko banze usobanura kuki abantu ubundi tubyitiranya. Umuntu ugasanga ntabwo tuzi ko ari umukozi w'Imana kandi ari we, undi ugasanga twamwise umukozi w'Imana. Kuki abantu bitiranya ibi bintu? Ngewe nibwira ko iyo myumvire ari Satani yizana. Ni Satani iyizana kugira ngo agaragaze ko hari abantu bahariwe gukorera Imana n'abantu batahariwe gukorera Imana, cyangwa abo bitareba. Donc kuvuga ngo hari abantu bitareba, noneho kugira ngo atere abantu ubunebwe bwo kudakorera Imana, bavuga ngo ntabwo bibareba, hari abantu bireba. Niyo mpamvu turi mu kiganiro hano wagiye ubona hari n'abantu batungwa intoki, ngo abantu ngo bita ngo abakozi b'Imana ngo bakora gutya, ngo bavuga yuko bakorera Imana, kandi uwo nawe uri kubatunga intoki, nawe niba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ni umukozi w'Imana. Yesu aba umukozi. Kubera yuko iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uhita uhinduka rumwe mu ngingo zigize umubiri wa Kristo. Kandi buri rugingo rugize umubiri wa Kristo rugomba kuba rufite umumaro. Nta rugingo rwamugaye rugomba kuba ruri kuri Kristo. Niba runamugaye si gahunda y'Imana. Bamwe ni amaso, abandi ni amatwi, abandi ni amaboko, abandi ni amaguru. Buri rugingo rwose rugomba gukora ku bw'inyungu z'izindi ngingo. Buriya amaso areba ku bw'inyungu z'izindi ngingo, ku bw'inyungu z'amaboko, ku bw'inyungu z'amenyo, ku bw'inyungu z'izuru, ku bw'inyungu z'amaguru. Arebera izindi ngingo kugira ngo zidahura n'ibibazo. Noneho n'amaboko nayo akora ku bw'inyungu z'umubiri wose. Nawe tekereza amaboko adakoze. Bwana amaguru nayo agenda ku bw'inyungu z'umubiri wose. Itorero rero rigereranywa n'umubiri wa Kristo. Iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, aba yinjiye mu itorero rya Kristo. None se pastor, n'ubushize ngira ngo duse nkaho twabikomojeho, ariko ntitwanabivuze cyane, n'iminota yarihutaga. Kubera icyo abantu barobanura ingingo zimwe. Izo ngingo ari nazo nyine tuvuga umurimo. Kuki barobanura imirimo imwe bakariyo bita ko ari ikorera Imana? Ubundi nkuko nahoze mbivuga, biri buze kunsaba nyine urumva gukomeza kubivuga. Ubundi mu rugamba turwana, mu bantu turwana, mu banzi turwana nabo harimo na Satani. Bibiliya ikerekana ko Satani ari se w'ibinyoma. Satani muri Edeni yayobeje Adamu na Eva akoresheje ikinyoma. N'uyu munsi wa none rero aracyakoresha ikinyoma kugira ngo ayobye abantu. Uyu munsi wa none mu madini atandukanye, mu matorero atandukanye, ujya kubona ukabona hari abantu bahariwe ngo gukorera Imana gusa, ngo berejwe iyo mirimo yo gukorera Imana. Ariko pastor, iki kinyoma kiranakomeye. Niba reka nkubwire ukuntu umfashe kubitekerezaho. Iminota yacu turacyayicunga. Niba
uvuga ko ari ikinyoma. Tureba abantu, hita witegereza abantu benshi bikuraho uyu murimo bakora bakabishyira ku bandi, ugasanga mukozi w'Imana kara kantu ubona katarimo uburyarya bukaze, ni ikinyoma ariko kirimo n'uburyarya, babyita ruswa, corruption morale. Nyine ikinyoma ubundi, nyine ikinyoma kijyana n'uburyarya. Urabona mu rusengero hari abantu bahariwe ngo nabakozi b'Imana. Abantu ni barabaririmbyi, abantu ni barabadiyakoni, abantu ni barabapastori cyangwa se n'ibindi yenda gusa n'ibyo ngibyo ngo nibo bakozi b'Imana. Noneho ugasanga kubera ikinyoma cya Satani hari abandi bantu baterana bagataha. Agavuga ati ngewe ndo guterana nkitahira. Nkaza nkumva narangiza ngataha. Ngewe ntago ndi umukozi w'Imana. Ariko akirengagiza ko ari urugingo ruri kuri Kristo. Akirengagiza ko buri rugingo rwose rugomba gukora kubw'inyungu z'umubiri wa Kristo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ari naho hantu ndetse hanaza n'igisobanuro cyo gukorera Imana. Abantu benshi ntago bazi igisobanuro cyo gukorera Imana ngo ni ikihe. Ariko nkuko ushiye twabivuze. Kandi nkuko hano bigaragara muri aya magambo Yesu yavuze. Gukorera Imana ni ugukorera abantu ibikorwa bibafitiye inyungu, ariko wowe ubikora utagamije inyungu. Bibafitiye inyungu ariko wowe ubikora utagamije inyungu. Niba ugamije inyungu ntago biriwe gukorera Imana, ahubwo biraba kwikorera. Ahubwo duhaye kandi kantu biraba kwikorera. Umuntu ukorera abandi bantu agamije inyungu ntabwo abagikorera Imana. Yego nuko ngo umuntu ukorera abandi bantu agamije inyungu ze bwite, ntabwo uwo nguwo ari umukozi w'Imana, abayikorera. Abayikorera. Noneho umuntu ukorera abandi bantu agamije inyungu z'abo bantu, atagamije inyungu ze bwite, ibyo ngibyo nibyo bitwa gukorera Imana. Kubera ko hano Yesu yabyerekanye, yavuze ngo nari ndwaye muransura, nari nshonje murangaburira, nari ngize gutya barahakana. Bati ntago twakubonye ushonje turakugaburira, ntago ugeze wambara ubusa ngo tukwambike, ntago ugeze ufungwa muri gereza wowe Yesu ngo tugusure hariya muri gereza. Baramuhakanira. Arabwira ati babandi bose muzi mwabikorera mu gihe bare bikeneye, mu gihe bari muri bezwe, mu gihe bari muri need, babandi mwabikoreye mu gihe barabikeneye, burya ninge mwageze gute mwabikoreye. Kirerekana ko abangaba babikoze bagamije inyungu z'abo bantu, batagamije inyungu zabo. Gusa ikibazo kirimo uyu munsi wa none w'imperuka, hari imvugo usigaye usangana abantu ndetse no mu nsengero zitandukanye no ku bantu bakirijwe ngo sinajya mu bintu bitamfitiye inyungu. Wabyumvise? Akanabidekarara, akabishyira ko adashobora kubikora. Ndetse wajya kubona ukabona ari barabihugurira n'abandi ngo nimukajye mu bintu ngo bitabafitiye inyungu. Ubundi abantu bakijijwe iteka ryose ntabwo bahagombye kujya mu bintu bibafitiye inyungu gusa, bahagombye kugera n'igihe barangiza bakajya no mu bintu bifitiye inyungu abandi bantu. Rimwe nari ndimo nigisha ahantu mu rusengero, ubu ngo hasigaye abantu basigaye baririmba indirimbo z'Imana ngo bakabaha amafaranga. Ngewe narabaje mu rusengero se? Mu nsengero zitandukanye. Ariko baba batumiye ngo baririmbe indirimbo z'Imana. Hari aho batumira, hari naho ngo bahembwa mu makorari amwe namwe. Hari amakorari amwe asigaye ahembwa, urabona biranka birajya abakinnyi, bahembwa umuntu kubera ko ari umukinnyi. Ako kantu ndakazi. Narabyumvise ariko sinzi niba ari byo. Ndabizi jewe. Nge narabyumvise ariko sinzi niba ari byo. Ugasanga bafitemo umuntu barokirise, ngo ushinzwe cyane, uzi kuririmba, uzi no gucuranga cyane, cyangwa ariko akaba ari umuntu ushinzwe. Basigaye babita n'amazina y'isi ngo ni barutahizamu. Ngo ni barutahizamu. Noneho we korari ikamurekrita, cyangwa se no muri ibi by'ivugabutumwa naho barangiza bakamuhamagara. Ariko uwo muntu akajya ahembwa, akabagamije guhembwa. Urumva icyo kintu ndi kukubwira, akabagamije guhembwa. Ibyo bintu birahari. Hari abantu bacurangira genda bacuranga mu nsengero impande n'impande, ukabona abo bantu ikintu bagamije ni inyungu. Niyo batabahembye urwo rusengero baruvamo bakajya mu rundi rusengero aho bazabahemba. Hari ibintu bita mixage, mixinga indirimbo, amajwi n'ibiki byose bakoresha za mixer. Urumva iyo bihenze yari ibikoresho byinshi cyane, bafite igitaramo gikomeye, ari igihe bazana umuntu nyine, ariko nibyo mu nzu y'Imana nyine, bakazana umuntu uzi kubimixinga. Iyo rero bataramuhemba ntago abimixinga, bakoresha umunwa gusa. Ngewe nigeze kubaza ikibazo, nawe guhembwa ntago mbyanze, ntago nanze ko muri abanyamwuga mushobora guhembwa, muri abaririmbyi, yenda muri abantu bazi gukora ibyo bya mixage, muri abantu bazi gucuranga, ibyo ngibyo ntago mbyanze. Ariko mugomba no gutekereza ngo ni ryari muzakorera Imana. Muri ubwo bumenyi mufite Imana yabahaye, muri ubwo bushobozi Imana yabahaye mufite, muri mu nsengero impande n'impande, murimo murazenguruka.
hamwe baranga kubahemba mukajya ahandi, hamwe bakanga kubahemba mukajya ahandi, bamwe mwashwana kubera kontara mwagiranye mukajya ahandi, ariko mwagombye gutekereza no kugiye muzakorera Imana ryari. Ariko pastor hanga ndatekereza ko niyo baba barimo bapfa kubigaragaza ko bari kwikorera, nyine barimo bakorana n'abakorera Imana bakikorera bajya bishyira ahagaragara. nyine urumva hano abantu urabona yo witegereje neza ibintu turimo amadini menshi cyangwa se amatorero menshi, usanga gahunda y'ijuru yaravuyemo, kandi mbere gahunda yari ijuru. Kubera ko iyi si uko byamera kose, waba ukijijwe waba udakijijwe, nta muntu yibaho igihe cyose. Buri muntu wese ukijijwe n'udakijijwe arabizi ko hari imyaka runaka izagera akazaba atakiri ku isi, yarama atarama. Yesu rero yagaragaje ko gahunda y'ijuru irimo, kandi tujya no gukizwa ngira ngo abantu benshi bakijijwe kubera ko gahunda y'ijuru yari irimo. Ariko iyo urebye imyitwarire y'abantu benshi muri kino gihe, ubona gahunda y'ijuru isa nkaho yagize gute, isa nkaho yavuyemo. Rero nuvuga ngo iyi nshoza cyangwa se ikintu gisobanuro cyo gukorera Imana gisobanuke neza. Umukozi w'Imana cyangwa se gukorera Imana ni ugukorera abandi bantu ibintu bibafitiye inyungu, wowe utagamije ikintu cyitwa inyungu. Umuntu wese ibintu akora niyo byita gukorera Imana akaba agamije ikintu cyitwa inyungu, namenye ko ari muri leta. Bundi leta yo yanafashije n'abantu, sinzi niba yenda babikurikiza, ariko leta yadushyize mu byiciro. Yaravuze bati amashyaka, abantu baharanira ibyicaro bya politiki, imyanya ya politiki, mwebwe n'abangaba bize bimera gutya. Irangije iravuga ati abantu muharanira inyungu, biriya bintu bita limited by shares, ibintu by'ama companies, uri murumva. Iravuga ati abantu muharanira inyungu mujye muri RDB, mujye muri gusaba ibyangombwa hana, uri murumva, mwebwe mufite ibyangombwa ahangaha n'amategeko abagengana aya ngaya, nuko muzajya mutanga imisoro ku bintu mwungutse nibi ngibi. Irangije iravuga ati rero hari n'ibintu bidaharanira inyungu, imiryango idaharanira inyungu, ishingiye ku myemerere, ishingiye ku myemerere idaharanira inyungu. Leta ituzi gutyo nk'abantu badaharanira inyungu. Byaba bibabaje leta itubona nk'abantu badaharanira inyungu, ariko Imana yatubona ikabona turaharanira. Leta yatureba ikatubona muri RGB, aya ni RGB, Rwanda Government niba ari board, ariko Imana yatureba ikadusanga muri RDB, Rwanda Development Board. Urumva cyaba ari ikintu giteye ubwoba. Abakurikira bumva ko ari ibigo bibiri bitandukanye, ni ibigo bibiri bitandukanye, inyungu ikindi cyane inyungu. Urumva kiriya kigo ari amashyaka, iriya miryango idaharanira inyungu iragenda, cyangwa se inyungu rusange iragenda ikajya muri RGB. Ibyo si mu Rwanda, Rwanda Government Board. Noneho iharanira inyungu leta ikavuga ati mwebwe mugende muri hehe, muri RDB. Rero byaba biteye ubwoba, byaba birababaje mu gihe Imana yo iri mu ijuru ishobora kujya kutubona ku rutonde ikatubura ku rutonde rwa RGB, ikatubona ku rutonde rwa RDB. Pastor Clement baranseka, uri muranseka. Nisema n'ukuntu ahubwo uretse no kuvuga arabibona, yamaze kubibona kandi wabisomye kuko urumva burajya biteye ubwoba, byaba binatangaje Imana iramutse iri kutubona gutyo. Rero nukuvuga iki, nukuvuga ngo iyi nshoza isobanuke neza, kuko umukozi w'Imana ngo mu bintu byose uri gukora ugomba kumenya ngo ngamije iki. Kino kintu icyo ugamije ikigutera umwete, ikintu gituma ariko nk'ubu wa mugani ari nk'ahantu haba abakozi b'Imana, nta ubyifuje ko icyo gipimo kibaho, ako abaye agapimo nako gasabune ntikaboneka, ntibahita bagaragara. Oya, hari aho tujya tuboneka, ndabizi ko hari aho tujya tuboneka barakomeza bagakora byo, kandi bagakora banezerewe, byo ndabizi. Nanjye ahantu nkorera hari igihe cyabayeho haba ibibazo ntikaboneka, ariko twakomeje umurimo w'Imana nk'ibisanzwe. Bigaragara ko atari inyungu tugamije. Iyo dukorera Imana si inyungu tugamije, twebwe no mu ndahiro turahira. Ibyo bintu biturahiza, ntabwo ari inyungu, ntabwo uzaragira inama ugamije inyungu. Icyo ni ikintu baturahije. Ngewe nafashe ari amasezerano yashyira muri turuwari y'akabati kanjye cyane, ameze nk'amategeko ya Musa. Urumva niba rero baratureje biriya ngewe babindeje kubera ko nabonaga ndi kubyemera. Urimo urumva, ntabwo umuntu yakagombye kuba niba ibintu ukora, buri muntu wese niwe wiyizi mu byo dutekereza, icyo ugamije, ikiguteye gukora
n'Imana nijya gutanga ingororano ushize twarabisomye ngo buri muntu yirinde uko bakora urwo rufatiro umurongo twarawusomye ubushize Imana izareba icyateye abantu gukora ibyo bakora ariko sinzira cyumvikanye cyumva ikintu cyatumye abantu bagira courage hari umuhanga umwe ndumva ntago mwibuka neza kuko simeruka mu bintu by'ubukungu ariko ashaka ko ari Adam Smith yavuze ku kintu cyerekeranye na main invisible ukuboko kutagaragara gukoresha abantu avuga ku kintu cyitwa inyungu ukuboko kutagaragara main invisible n'umuntu w'umuhanga mu bintu by'ubukungu mu bintu bya economy wabivuzeho ntibuka izina rye neza akashaka ko ari Adam Smith simbizi abadukurikiye baza kudufasha nenda abadukurikiye bari natwe babyibuka neza bari buze kumfasha ariko ndumva ashobora kuba ari we nubwo ntabiherukamo cyane sinaje nabiteguye cyane yavuze ku kintu cyitwa ukuboko kutagaragara kwitwa inyungu ukuboko gukoresha abantu kuri ubona abantu bose bari kwiruka imodoka zimwe zirazamuka izindi ziramanuka izindi ziratambika izindi hari ukuboko kutagaragara kuri gukoresha bari abantu boresha mu gitondo n'ubwo mu muhanda barimo bariruka hari ukuboko kutagaragara kurimo kubakoresha wowe kutagaragara umuhanga mu by'ubukungu yavuze ko ari ikintu cyitwa iki inyungu ni ukuvuga ngo natwe abantu bakijijwe iyo turi muri za korali dutanga iriya misanzu twebwe abapastori iyo twiruka mu gitondo na nimugoroba iyo twirirwa ahantu turi gusenga no mu biterane abantu birirwa ahantu abantu bajya gusenga ahantu hatandukanye n'amasengesho y'igiti bitandukanye wowe ibyo bintu ukora niba udusanzwe umukozi w'Imana nta kuboko kutagaragara kugukoresha ni igiki kiri kugukoresha ese urabikora kubera inyungu z'abandi cyangwa urabikora ku giti cyawe uri umukozi wikora ku giti cyawe urumva ahantu hari ikibazo ibyo rero uretse Imana n'umuntu ku giti cye nta wundi muntu n'umwe ushobora kugira gute ushobora kubimenya kandi ibi bishobora gutuma umuntu akora nabi cyangwa se akora neza ahubwo kubera ko abashaka kugera ku ntego ikiri kumutera abashaka kugera ku ntego nyine afite ku mutima rero hakaba nukumenya ngo ni iki kigutera gukora ibintu uri gukora icyo ukakimenya ese ibintu ndi gukora ngamije kubonamo indamu twara turaje ngo ntabwo uzakora ugamije indamu twe amasezerano twakoze ndayibuka ntabwo uzaragira intama ugamije indamu niba ngeze imbere nkaziragira ngamije indamu bisobanuye ko ndi muri RDB ntabwo ndi muri RGB ndimo ndikorera ku giti cyanjye ndakora ku giti cyanjye kandi nzatakaza ingororano kubera ko Bibiliya igaragaza ko ingororano zanjye nzaba narangije kuzibona no kuvuga ngo ngewe nimba imirimo nkora y'Imana niba nyikora kugira ngo ku kwezi mpembwe ingororano zanjye naho zarangiriye mu bwabi bw'Imana mbere sinongeye gutegereza pastor dusaba abandi bagenzi banjye baneza amatwi niba abantu ibyo bakora bagamije icyubahiro hari ibintu njya numva ngo hitting niba ibintu ukora we wamuririmbye kumenyekana niba ibintu ukora wamucuranzi we niba ibintu ukora ujya muri abarwayi kwa muganga ujya gusura abantu muri gereza niba ugamije guhitinga kugira ngo uvugwe neza kugira ngo uhabwe icyubahiro kugira ngo umenyekane ingororano zawe zarangiriye ku isi wamaze kuzibona witegereza inyungu niyo wegereza mu bwami bw'Imana umusaruro w'ibyo ukora wamaze kuwushyikiraho abantu barimo barakubona nk'umukozi w'Imana ariko Imana ntikubona nk'umukozi wayo ahubwo urikorera urimo urashaka icyubahiro urimo urashaka kumenyekana urashaka icyo ugamije wibuke hari akaboko kagukoresha ni ya main invisible hari akaboko kagukoresha aho ngaho ni nayo mpamvu akenshi abantu bamwe banakora nabi bagore ku butumwa bwiza akenshi bugorekwa kubera iki akenshi bugorekwa kubera izo ndamu cyane cyane kuko awe abagomba kwigisha ibinezeza abantu kugira ngo bagire icyo bamupangira reka nkwereke urugero rwafe muri Bibiliya reba urugero rwa Balamu na Baraki ego urugero rwa Balamu na Baraki urarubona Baraki yahaye ibiguzi Balamu ngo amuhereze ibiguzi ngo ajye kumuvumira Abisiraheli uyu Balamu yari umukozi w'Imana kubera ko yari umuhanuzi niko Bibiliya iyo usomye amakuru ye ubona yari umukozi w'Imana yarazi Imana yaranayisengaga yavuganaga nayo yarazi ko Imana ivuga kandi yari n'umukozi wayo ahubwo yabanje no kuyibaza iranamubwira ngo ntabwo bishoboka ko bavuma noneho buriya ziriya ntumwa yagiye kuyobaza ijwi bwa gatatu ubwa mbere zaraje urimo urumva ndimo ndabyumva cyane komeza ubwa mbere byanditse mu kubara rega byanditse mu kubara ni inkuru ndende kuko iyo bayihuta ariko izo nkuru zirazwi urumva noneho ubwa mbere intumwa zaraje za Baraki
zimubwira ibyo Baraki ashaka. Baramu aravuga ati mureke mbanze nsenga Imana. Ariko Baraki we ntabwo yashakaga ko Baramu abanza gusenga Imana. We icyo yashakaga kwari uko Baramu asa kumuvumira Abisiraheli, kandi yarazi yuko aho Baramu avumye baravumika, n'abahesheje umugisha bagira gute barawuhabwa. Bora natwe abakozi b'Imana, Imana yadushize mu biganza guhesha abantu umugisha no kubavuma, nabwo ubwo bubasha turabufite nk'abana b'Imana. Ariko Imana yaduhamagariye kuvuma, yaduhamagariye guhesha abantu umugisha. Hanyuma rero atuma intumwa za kabiri, iza gatatu zo azibwira ikintu gikomeye, arazibwira ngo nzagushyira hejuru. Ariko pastor ebyiri za mbere zaje zije imbokoboko. Ntabwo mbizi neza ko byagaragara ko nta kintu zazanye. Ikigaragara cyo nuko nta kintu zazanye, niba zarazanye ntabwo cyafatikaga. Hanyuma ziraza, icyo gihe yari ataravangirwa, ntabwo yavangiwe. Umukozi w'Imana Baramu yari ataravangirwa, atarasezeranywa ikintu cyitwa icyubahiro, atarasezeranywa ikintu cyitwa amafaranga. Intumwa za mbere amafaranga nta masezerano zazanye, yari negociation yasanzwe. Niba zaranabizanye ntabwo byari ibintu bishimishije. Icyo gihe yasenze nta kuvangirwa, yasenze nta kuvangirwa kabisa, yakoreye Imana nta kuvangirwa. Aravuga ati mureke banze bazimana, ikintu mbwira icyo ndi bukore. Intumwa za mbere arazibwira ati Imana yabyanze. Baracyohereza intumwa za kabiri, arazibwira ati Imana yageze gute, Imana yanze. Yohereza intumwa za gatatu zikore, aratubwira ati nge nzaguha ubutunzi ngoye n'icyubahiro. Ziza zikoreye, niko biri yivuga. Nzagushyira hejuru, nzaguha n'ikintu cyitwa iki, ubutunzi. Uwo mwanya aracanganyikirwa, uwo mwanya aravangirwa. Ati henga nongere nyibaza, kandi ayimaze kuyibaza kabiri. Yayibajije kabiri, Imana yavuze, yamusobanuriye ubushake bwayo, ariko imbere ye haje icyubahiro, imbere ye haje ubutunzi, arangije aravangirwa. Afata icyemezo cyo kutumvira Imana, aragenda no kureka umurongo Imana yamuhaye, arangije aragenda. Buretse aho ngaho bugumyaho, agiye ajya gukorera nde? Aho rero hari ikibazo, kuko ibibazo turimo turabisubiza. Aho rero igisubizo kirasobanutse. Agiye kwikorera, nubwo byiswe gukorera Imana, ariko arimo arikorera. Agiye gukorera izahabu, agiye gukorera icyubahiro, agiye gukorera n'izahabu cyangwa se ubutunzi. Umugore we niba yari afite umugore n'abana, wamubonye ashyira amatandiko ku ndogobe agenda, barasanzwe amuzi nk'umuhanuzi. Buretse umugore n'abana no muri quartier, no muri quartier bazi ko ari inde, bari basanzwe bamuzi nk'umukozi w'Imana. Babonye agiye, n'ubundi bazi ko ari inde, baravuga bati umukozi w'Imana agiye gukorera bw'Imana, agiye gukorera Imana, umukozi w'Imana. Ariko mu ijuru baracyamubona muri RGB cyangwa ari muri RDB, baramubonana ka kaboko k'inyungu. Urimo urumva? Rero aho hantu ni ikibazo. Kandi uyu munsi wa none, niba hari ikintu cyoretse abantu benshi, bahagurutse neza, Imana ibahamagaye, isi ibazi nk'abakozi b'Imana, nabo biyizi nk'abakozi b'Imana, kandi ari byo. Isi ihamanya n'Imana, nabo bahamanya n'Imana. Ya kategori ya mbere twavuze, isi bazi nk'abakozi b'Imana, nabo biyizi nk'abakozi b'Imana kubera ko bumvise ijwi ry'Imana ribahamagara, n'Imana ibazi nk'abakozi bayo. Niba hari ikintu cyoretse abantu benshi, kikaba cyangije ubugingo bwabo, ni ikintu cyitwa icyubahiro, gushaka icyubahiro no gushaka ubutunzi. Ibi ni nabyo bituma basoza nabi, amasaziro yabo akaba mabi. Ibi ngibi byatumye abantu benshi bashinga amadini y'ibinyoma cyangwa se amatorero y'ibinyoma, yubatse kuri ka kaboko k'inyungu, yubatse ku kintu cyitwa gushaka icyubahiro no gushaka ikintu cyitwa gushaka ikintu cyitwa ubutunzi. Byateye abantu benshi kugoreka ubutumwa bwiza, baragenda bashinga amadini y'ibinyoma. Hari n'abatarayashinze ariko bagoretse ubutumwa bwiza. Imirimo bakora yose ikaba ari y'ibinyoma, bagakora imirimo irimo ibinyoma. Babugoretse kubera iki? Babugoretse ubutumwa bwiza, babugoretse kubera iki? Kubera icyubahiro no gushaka amafaranga. Kugeza ubwo kandi tuza kuhagera mu gice cya 22 cyo kubara, kugeza ubwo Baramu yagiye mu nzira, bya bindi bikorera Imana